examine. Yego. Uza gutsindira iki kibazo? Ikibazo nagitsinze ahubwo byarangiye. Okay. Mujye mumuha amashyi rwose. Mumuha amashyi. Mumuhesha amafaranga. Amashyi. Oya ntabwo ndibasubiza. Yego. Okay. Wagiye ufite umugore? Umugore ndamufite. Uramufite? Yego. Kiwe ngirimo. So nukuvuga ngo ikibazo ngiye kukubaza giteye gutya. Sibyo? Ntabwo wemewe kugisubiramo. Uvuga uhita ukomerezaho wigendera. Komerezaho. Yego. Ugiye kumbwira ibintu 20. Yego. Wiyangaho kuri wowe. Yego. Banza wibwira abanyarwanda kwanza. Murakoze bana mukurikiye Kiwi Empire. Amazina yanjye nitwa Nzayisenga Patrick. Bakaba bagiye kumbaza ibibazo 20. Ibibazo 20. Urumva uri tayari? Uri tayari? Okay. Nanjye banyita Kiwi cyangwa se kubanzi neza banyita Eugene, biterwa nuko wifuza kunyita. Ndi umukomedi cyangwa se nkaba umukinnyi w'amafilme mu buryo bugiye butandukanye. Nkaba ndi kumwe rero n'umusore ahangaha akaba agiye kudusubiza ibibazo byiwe 20, ubundi agahita atsindira amafaranga yiwe, ubundi tugahita twikomereza n'abandi. Musa ugiye gusubiza nko kubakinnyi ngomba rero ndakurikira muri football. ukurikirana social media. Social media urazikurikirana. Umuntu bita Jihad uramuzi? Uramuzi. Ugiye kumuvugaho ibintu 20 umuziho. Ikintu cya mbere nzi kuri Jihad, avuga aho bagurika. Ikindi cya kabiri avuga ibintu atatekerejeho. Cya gatatu ntabwo wemewe gusubiramo, uhita ukomeza ugenda. Iyo usubiyemo uhita wongera ugatangira bushyashya. Cya gatatu nzi kuri Jihad ni umunyamakuru. Yakoze ku Isibo. Akora kuri YouTube. Cya gatandatu afite ubwanwa. Cya karindwi yisanisha n'abakobwa. Avuga ijwi ry'abakobwa. Cya cyenda baramufunze. Cya 10 bamufunze kubera gutukana ibitutsi bibi bisebya igihugu, bisebya abanyarwanda. Ngo ni ikibazo kimwe kiriho ariko urumva ntawe ari kubifatanya. Ntabwo jya uvuga ikintu kirangire kugira ngo twumve nyine. Cya 11 cya 14 afite ubwanwa wagira ngo hano burimo akavi. Ngo nta gisubiyemo kabiri. Yavuze ko afite ubwanwa. Ntabwo navuze ko afite. Ubwo turajya ntabwo icyo tukibara. Urakomereza ntacyo. Ubwo byari 13. Ubwo cya 14 atega igitambaro mu mutwe. Cya 15 akunda kwambara ibintu bya budengwe binini. Cya 18 cya 16 oya nta muntu wemewe kumukopeza. Oya nta muntu wemewe kumukopeza. Oya ntabwo 16 uvuga ko ari n'umutinganyi. 17 akunda kwambara inkweto zifunguye. 18 akunda gusohoka. Akunda ibitaramo. Akunda social media. Uracyari ku 18 n'amayoga. 19 azi Icyongereza. 20 azi Igifaransa.
ni inshuti na Muyango. Ni inshuti na Muyango. Okay. Ibibazo byo yabirangije cyangwa ntabwo yabirangije? Yabisoje? Okay. Yatsinze neza? Yabivuze neza? Okay. Abantu muri comment muzatubwire koko yabisubije ibibazo byiwe nkuko yagombaga kubisubiza cyangwa se hari ibyo yasimbutse yagombaga kuba yasubije. Muraza kwandika muri comment mutubwire ngo n'ubutaha dukomeze gutya tuganire kuri aba naba muri ubu buryo ubu n'ubu. Umusaza rero akaba yatsindiye amafaranga yiwe tukaba tugiye kuyamuhereza ubu none ahangaha umusa rwose nta kutsa murakoze mu bibazo byawe iyo telefone ubwo nugera mu rugo uze gukora subscribe kuri Kiwi Empire. Mwese mbashishikarije kugira ngo uzajye ubona video za Empire. Undi muntu yaminiya amafaranga aracyari ntabwo ashira. Uriyaminiye? Yego. Uza gutsindira iki kibazo? Ikibazo nagitsinze ahubwo byarangiye. Okay. Mujye mumuha amashyi rwose. Mumuha amashyi. Mumuhesha amafaranga. Amashyi. Oya ntabwo ndibasubiza. Yego. Okay. Wagiye ufite umugore? Umugore ndamufite. Uramufite? Yego. Yewe ngirimo. So nukuvuga ngo ikibazo ngiye kukubaza giteye gutya. Sibyo? Ntabwo wemewe kugisubiramo. Vuga uhita ukomerezaho wigendera. Komerezaho. Yego. Ugiye kumbwira ibintu 20. Yego. Wiyangaho kuri wowe. Yego. Ibintu 20 wiyangaho kuri wowe. Yego. Hoya mumemeye kumukoropeza. Muceceke. Yego. Niyangaho kuri njyewe. Uvuga ngo ni ibibazo 20 ugiye gusubiza kandi ukabivuga utasubiyemo. Icyambere nanga kurakara. Icya kabiri nanga icyambere nanga kurakara. Icya kabiri nanga kwiba. Icya gatatu nanga gutukana. Mumubarire. Icya kane nanga gusambana. Icya gatanu nanga vuga witonze. Yego. Kugira ngo n'ugukurikiye abashe kuba yabyumva. Icya gatanu nanga ubusinzi. Icya gatandatu nanga gukubura ndi umugabo. Icya karindwi nanga koza ibyombo. Icya munani nanga kuvoma. Icya cyenda nanga gutora inkwi. Icya 10 nanga kugura amakara. Icya 11 nanga gutora amashashi. Icya 12 nanga guhinga. Icya 13 nanga isuka. Oya isuka no guhinga. Ubwo ni ubwo ni 12. Kuri 12. Yego. Icya 13 nanga icya 13 nanga ubwibone. Icya 14 icyo cyari icya 14 mutanye mu mani. Icya 15 ahubwo. Icya 15 nanga gushotorana. Icya 16 ibyo ni kimwe, kwanduranya no gushotorana byose ni bimwe. Icya 16 nanga umuntu nkorera ntanyishyure. Icya 17 nanga abajura. Icya 18 oya uri mukopeza. Inkopeza shaba batipe ndabongeza. Abatipe ndabongeza mwana w'inkopeza. Ako jya uvuga amagambo y'ubwenge nyine ku buryo umuntu ugukurikiye sibyo ahita avuga ngo yumva ko mukomye nyine. Avuga turamutse mu muhanga. Icya 17 ni 9. Oya ni icya 17. Ubwo ni icya 17 tugezeho. Oya ni icya 17. Icya 17 nanga isuri twara imirimo y'abaturage. Icya 18 icya 18 nanga abantu bajugunya imyanda aho babonye. Icya 19 nanga impanuka zo mu muhanda man. Icya 20 na kanze ushaka akantu keza mwana mbongeze. Shaka akantu keza.
aya byo nabivuze yego icya 20 icya 20 nanga ibiyobyabwenge murasobanutse kabisa Musa rwose ibibazo byawe usubije nkuko wabisabwaga sibyo? Hari umuntu uvuga ko atasubije neza, yabisubije neza nkuko bikwiye, ni neza nta kibazo. Amafaranga yayatsindiye tuyamuhereze. Aha Musa cyakoze nanjye urankomye ndabyemeye ibyo kabisa sibyo? Ngagira ikintu ubwira abanyarwanda rero. Icyo nabwira abanyarwanda muko uru rubuga rwanyagirwa ngo iki bayita Kiwi Empire. Icyo nabwira abanyarwanda bakurikira ino Kiwi Empire ni urubuga rwiza ruziha abanyarwanda ruze guteza imbere impano z'urubyiruko kandi nanjye kuri ino telefone yanjye ngiye kubaha subscribe. Urakoze cyane umusaza, tugira gutya tumuhereza umufungo wiwe abawutsindiye ku bibazo byiza twamubajije akabisubiza neza cyane. Iyo ni umusaruro w'impano tuba twibitseho. Ndashaka kukubaza ikibazo kimeze gutya. Wabwira iki umuntu ushobora kuba wabwira ngo dukore iki ngiki yarangiza akacyanga kandi kirimo amafaranga ariko kandi ari ikintu cyiza atagiye gukora ikintu kibi ari ikintu cyiza? Wabisubiramo kugira ngo n'uri inyuma byumve. Navuze ngo urumva ni iki wabwira nk'umuntu ushobora nko kugenda ukamubwira ngo reka dukore nk'ikiganiro nindangiza nkukubita amafaranga kandi ibintu tugiye kuganira ni ibintu byiza ntago ari ibintu bibi, yarangiza agahita agira isoni agahita agenda kubera isoni, wamubwira iki? Namubwira namugira inama yo kubanza gusesengura icyo kintu uri kumubwira ngo mukore kuko ari igihe kiba gishobora kuba kirimo amafaranga ariko atari cyiza. Yego Musa ngaho ikomereze. Urakoze cyane. Dukomeze cyangwa turekere? Murakoze cyane, tuzagaruka n'ubutaha sibyo?